umuceri wo mwabonye bizazamutse usunanira cyane kandi wananiye kubera ko twaraburiye cyane ahantu twagiye mu ivugabutumwa. Reka tubaramutse tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana aho mugiye muherereye hatandukanye. Abari hakurya y'amazi magari ibwota amasimbi tubahaye intasho, abari mu biyaga bigari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, Uganda, Congo, iwacu Murenge, turabaramukije kandi tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho kuri mikro muri kumwe na Mutabazi Etienne, ndetse kuri kamera nkuko mubimenyereye turi kumwe na Edem Kojo cyangwa se Dem. Ndagira ngo muikaze hanyuma hatangira baramutsa tuze kugenda twinjira mu kiganiro. Urakoze cyane Etienne. Reka dusuhuza abakunzi bacu badukunda, batuzirikana buri gihe, mbese batwitaho kandi babitugaragariza bya buri munsi mu buryo bwose bugaragara bushoboka. Abo cyane turabasuhuje ndetse baherereye mu mpande zose. Etienne, dufite abakunzi bari mu bihugu bitandukanye, ntago ari hano gusa Kenya dutuyemo, abantu bari mu Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Australia n'ahandi hose, ndetse no muri bino bihugu twegeranye, u Rwanda, u Burundi, muri Congo, ndetse n'ahandi Bugande. Benshi baduhamagara cyangwa se bakatwandikira batubwira yuko ibintu tujya tubagezaho, sinzi nimba nawe ujye ubibonetse, batubwira yuko ibyo dukora ari sawa, ari byiza, batwankuhaja nyine tukumva natwe koko ibyo. Niyo mpamvu tuba tunaje no kugira ngo tugire icyo tubagezaho cyangwa tubahe, kubera ko baba batugaragaza urukundo. Rero natwe kugira ngo tubereke urukundo tubakunda, ntiduhema kuza kubaha amakuru cyangwa se kubagezaho ibiganiro nk'ibi bifite umumaro. Urakoze cyane. Nibyo koko tubagezaho byinshi bitandukanye, tubakorera analyse ku matopika agiye atandukanye cyangwa se ku nkuru ziba zirimo zigenda zivugwa agiye hatandukanye. Buriya rero mu buzima busanzwe kuko nkuko bikunda kuvugwa, ibiriho biba bigomba kuvugwa. Ibiriho bigomba kuvugwa. Iyo ari byiza bigomba kuvugwa bishimwa cyane. Iyo ari bibi bigomba kuvugwa binengwa cyangwa se bigawa. Yewe rimwe na rimwe abantu bagatanga umurongo usa nkaho ukwiye. Muri iki gihe bavuga ko ukomeje kugenda wibasira abavuga butumwa benshi bagiye batandukanye. Burase turapfikira, sinzi niba kubera ukunda ngo kwibasira abavuga butumwa, hari umuntu wabimbwiye sinzi. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo umuapotre we yaramubwiye ngo nguriya muhungu ngo muzamukorana ibiganiro, ngo uriya ngo umuhungu ngo nyine akoresha terme. Nanje nari ngiye kongera gukoresha terme Kavuma yigeze gukoresha, navuga ati uwo muntu ni enfeneya. Nawe ni umubwire uwo muapotre nawe ko ari enfeneya, ni nguriya muhungu muzamukorana ibiganiro ngo ntawe cyane, kubera ko wenda niye nashobora kuba naravuze ibintu akora bikamubangamira. Mu biganiro nkora nshobora kuba naramukoze kurya umuntu iyo yamukozeho azavuga ati no muntu yakoze kuco nza nkora kandi wenda kidashimishije. Rero nta kundi niko bigomba kumera. Urabona Etienne, abavuga butumwe wundi se turapfike Etienne ko ntacyo dupfa. Anje binyobere. Anje binyobere cyo mupfana bavuga butumwe ko ntacyo dupfa, ko nta sambu turapfa giye ibyo bavuga bitari byo. Turapfa ivuga butumwa ryakagombye kuvugwa yuko bo bagenda bakivugira ibisabo. Ese buriya hari umuntu ushobora kugenda akaja kuvuga ubutumwa arico kimujanye yashikaga atangira kwivugira wenda ibyiwe bidafite aho bihuriye n'ubutumwa? Byinshi twarabibonye. Umuntu ugenda akaja kubwiriza, bamuhaye isaha yose yo kubwiriza. Mu isaha bamuhaye yo kubwiriza, urumva afasha umwanya wo kuvuga aho yagiye mu mahanga, indege yagendeyemo,
akaja kuvuga ahantu bagiye gusenga barasirimba, abantu baranezerwa, ahantu bagiye ngo bahagere ngo ntibabagaburiye neza, umwanya ukarinda ushira, nta kintu kizima muvyo yarakwiriye kuvuga abantu bari bamutegerejeho, ahubwo ugasanga ni komedi. Ivuga butumwa ryabaye komedi ubu nyine, cyane cyane mu Banyamurenge. Urumva rero ugasanga abantu bitaye cyane kuvuga, cyangwa se bavuga butumwa bitaye kuvuga ku bintu Etienne bitagira icyo byungura mu buzima bw'umuntu busanzwe ndetse no mu buzima bwa kiroho, kandi nta kindi kiba cyatuzanye, tuba twaje kugira ngo twumve amahubiri. Rero nutuzanira amahubiri y'imiceri, ukatuzanira amahubiri y'ukuntu ngo mwagiye ngo muja gusenga, ngo muranezerwa, ngo mwagiye ahantu ngo mumara iminsi 3, ngo mwahuye n'iki, ngo mwahuye n'umugore, ngo ntiyabaha ibiryo, ngo mushakisha strategy zo kurya abaha ibiryo, ngo mukatangira kumyira abana. Ibyo kura bivugira mu rusenge ni komedi, ntago ari vuga butumwa. Ariko nyine ngo hari umwe we udashobora kuvuga adashizemo ibintu nk'ivyo waruvuze. Etienne, uretse nuko sinaherutse kuvuga mu bintu bya nimba unabizi muri no misi biganiro tumaze gukora, simperutse no kuvuga no kubavuga butumwa cyangwa se kuba pastor, sinari mperutse nimba ubizi. Wenda bibaye ubu ngubu kuko mu gihe nabivuze wenda hari ibyo twabonye byagabanutseho gatoya, ariko ni nkaho uzongeye biragaruka. Sinzi nimba ari uko twacecetse bikaba bongeye kubigarura, ariko reka tuze dukubitirira ahababaza, tuze tubabwize ukuri. Nimba ushobora kuvuga ukaza kubwiriza mu majambo ibihumbi bingahe wavuze, 1500 yose nayajanye n'ibiryo, nayajanye n'imyita y'amoko y'imyita. Akadodo arabazavuga amoko y'imyita. Etienne, ibintu birababaje nuko abantu bivuga, kubera ko reka nkubwiza ukuri Etienne, iteka nyangaruka nkavuga ngo reka tujye dusubiza amaso inyuma turebe abavuga butumwa kuva kera ruguru. Mu bavuga butumwa bwacu batize batageze mu ishuri, nta musi bigeze babwiriza ngo wumve badekunye ngo ko baraja mu bintu bano basaza bose batabarutse n'abandi. Sibyo amiga yabo yakurikiranye, iteka bavugaga Kristo cyangwa bakavuga hejuru y'intumwa runaka, sibyo, cyangwa bakavuga donc nyine bagasoma rya jambo. Naho ibaza umuntu ushobora gusoma ijambo, turi mu kubabona tugaheruka igihe yasomye ijambo akamatangira kubona ibiheko, sibyo, yasomye ijambo, nyuma yo gusoma ijambo akamazinga Bibiliya, ngo mbonye igiheko hano, zaniki mbonye igiheko hano. Mwikanisa abantu bafite ubwenge bize bakamaguma bakicara nabo bagakoma induru, isi zigashira, ibiheko rya jambo twategereje ari ryo ryatuzanye tugataha ntaryo twumvishe, ahubwo dutashe ari ibiheko gusa. Baguhanuriye ngo bagushizeho igiheko, bagize gute ngo bagize gute, wirinde ibi, bari baraguteze niyo mpamvu bigaye gute. Nuko abantu bunyine nibyo imitima inyotewe, kuko nabo ari byo imitima inyotewe nibyo bari kubaha. Sarya umuntu azabwa umwanya wo kubwiriza akaba ari bwatangira wenda kwerekwa, cyangwa ahubwo wenda azaberekwa bari nko gusenga, azasoma ijambo yamara kurisoma ngo banza utiburemo, batiburamo agasirimba. Kera kabonye igiheko, kera kabonye umuntu bagishizeho, noneho ngo tuzobwiriza ikindi gihe, ngo reka ngo tubanze dutabara abantu. Niki kintu kirusha gutabara ijambo ry'Imana? Niki kintu kirusha guhumuriza ijambo ry'Imana? Ntago woza nkure igiteheko uvuge ngo urantabaye.
ijambo rya mbere, ijambo ry'Imana nicyo kintu cya mbere comora. Etse reka nkwereke, ejo bundi twari mu cunamo, sibyo? Wabonye abantu babuze ababo, ugasanga umuntu asigaye ari umwe, sibyo? Yes. Wabonye nkura mugabo duhuje kariyeri witabye Imana uri yashoshe, hasigaye umuhungu we gusa. Nk'uwo muhungu n'abandi mvuze ari n'abandi bene wabo n'abamuyengeza urabazi n'abajama banje basigaye ari babiri bande. Reba nk'abo bantu ibikomere bafite, numara ngo abo bantu uge kubahumuriza mu buryo bwo kubakura igiheko, cyangwa se we n'abo bantu uge kubabwira amagambo yandi abakomeretsa yo kubabwira yuko ari abanyabyaha batazoja mu ijuru. Abo bantu bazokumva babaye ari abanyabyaha nyine ntiyo babwira se. Uzi kubwiriza uhahamura abantu ngo muzopfa. Hari uburyo ubwira abantu ukabasomera ijambo, sibyo? Warangiza ukabahinzira ukababwira ngo mugaruke kuri Yesu. Abayobya batari mu nzira nyayo, mugaruke kuri Yesu, aracyabategeye amaboko, sibyo? Kugira ngo mutazogira gute, mutazorimbuka. Ariko hari umuntu, ibyo tuzatubibona, jewe simvyanze, sibyo? Ariko uzi kwicara mu itorero umuntu yatangira kera ngo muri abanyabyaha ngo muzopfa. Ariko demo nawe aho ngaho njewe ntituhemeranye, kubera ko utangiye kera. Reka nkubwize ukuri, utangiye gute? Nta muntu wotangira abwiriza abwira abantu ngo muri abanyabyaha. Twe agitangira inyigisho nzabikwereka zanabakwereka muzosha ico nemera. Njya mbona hari abantu baje kuri rutari batateguye, noneho wenda hakagenda hamuzamo ibintu bishoboka inspiration ivuye ku Mana nibyo nawe yitekerereza. Noneho hamwe na hamwe abantu bakagenda bazanamo utuntu tumeze nka comedy. Nk'urugero warutanze nk'ibyo wenda byo gutangira kubwiriza, utangira kuzana twagiye nyanaka batwakira gutya, twariye gutya, ikintu kayo moko y'amasosi waruvuze. Aho ngaho jewe icyo mbibonamo ahubwo mbonamo nyine ko wa muntu aticaye ngo avuga ati mfite ivuga butumwa runaka reka nicare ntegure, kaba byamuhesha noneho gukomeza kuvuga ibije mu mutwe. Etse reka nkubwize ukuri, strategy yose ugomba gushaka strategy yose, sibyo? Uri bubwirizemo umuntu kandi ukamukonvenka, sibyo? Urugero nigeze kumva bavuga ngo Gitwaza sinzi igihugu yari yagiyemo cyo hanze, asingi mu bino bihugu byo Burayi, agezeyo bamuha kubwiriza bamuteguye, sibyo? Agera asanga uko abasore bicaranye n'umukobwa mu ikanisa, karama mufata ku rutugu ko barasomana mu ikanisa. Aravuga bano bantu nibesha nkababwira ngo muzosha muzopfa, mwebwe muhamugira gucya n'icyaha. Basohoka bose, nibasohoka bose arasigaramo wenyine, sibyo? Yiga strategy yo kuvuga ngo njewe ni gute bano bantu no babwiriza kandi nkabereka biriya bintu yuko atari byo. Aja muri biblioteke, aja gusoma amateka y'ico gihugu, harimo n'abasaza. Arasoma, je numvije iyo ntuze yiwe, arasoma asoma amateka yabo kuva kera. Mani kurya nta bantu batagira umuco, nta bantu kurya n'abazungu ibi bikora ni bamwe babizanye, ariko kubunya n'abazungu bakera bagiraga umuco. Haro twigeze kuganira arambwira ati hano abanya wo muri Australia, arambwira ati hano abasaza bo muri Australia bakera bazavuga ati ibi mubona natwe nkuko mubona mugatangara, natwe biza bidutangaza ko natwe mu gihe cyacu suku byari bimeze, twari yubahaga, twarambaraga neza suku nguko.
urumva aje kubabwiriza asoma histoire ababwiriza ahereye kuri histoire y'igihugu cyawo kuva kera y'umuco w'iwabo arawuvuga kumwe aho ababwiriza bari bafatanya hagira gutya bamagenda barekurana mane abasore ngo barihana kugezaho abantu bari bamutumiye ari abakire baramubwira ati turaguha inzu ihenze turagutuza muri quartier turayikugabira ariko kubera ikintu wakoze ko turabona ko tugarurira urubyiruko rwacu rukareka kurimbuka kubera uburyo wabikoze mu buryo bwiza bwatumye abana bakizwa bagira gute ariko aravuga ati iyo ngena nkavuga ati ibyo muhamukorana muho n'icyaha ibyo bari kumusohoka ntibanamwumve bakigendera nuba ngo rero ikintu kibaho Etienne buri kintu cyose burya ni ugusenga Imana ikaguha ubwenge ugiye kubwiriza kugira ngo ubashe kuvuga ngo bano bantu sibyo none ko nje noja kubwira nk'abo bantu bahuye n'ibyo bibazo ntangira bamwe ngo muzorimbuka aba bantu bafite ihungabana bafite uburyo ubunyine kubera ibintu byababayeho bahora muri ibyo bihe abo bantu rero no gushaka mu buryo bundi buri sanse nziza kandi y'ubwenge ngomba kugira gute kubabwiriza kandi bakagaruka kandi ukabisaba Imana ikabiguha utarinze ngo ubahaha mu rubanzo ubakange ubereke yuko ari baruhagwa ntiwabonye umuntu uwavuze aravuga ngo ngwikoze icyaha rimwe ngo kabiri ngo gatatu ngo nimbuga ejoro bwa kangahe ngo babirangiye Imana ntibikikubabare burundu ako kavido karahari arahari n'umuvuga butumwa unawuzi ndaza kukakwereka inshuro imwe zibiri zitatu ngwigeje yakangahe ngo nubwo isi nijoro zofatana tubuke ibabariwe njewe ibyo byose n'ubundi style ndacabibona mu buryo bwo kudategura ngo ukore research ku bintu ugomba kubwira abantu rimwe na rimwe hari nabirengagiza yuko niba ari ukubyirengagiza niba ari ukutabimenya ukirengagiza ko muri babandi bicaye bagukurikiye harimo n'abashobora kuba bakurusha ubumenyi kuri rya jambo cyangwa se ya topic runaka urimo kubwiriza icyo gihe rero ushobora kwisanga wewe ibyo utekereza ko ariko kuri ukaza gusanga atari ukuri watayibaba bikomeye nivyo rero tuvuga rero tuvuga ngo abavuga wowe none kuri Wedem ubona biva kuki surtout bano ba evangeliste ni bakunda kubikora cyane kuko abapasteri abenshi uzuja kugera nyine kuri ya ntambwe yo gusengerwa umaze kuba macho bano bandi navuga ngo bagenda bigaragara ko batateguye kasanga nkuko wabivuze part ya story niyo nini cyane kuruta agace gatoya yavuzemo ijambo harimo donc nyine noneho hari kubwiriza cyane wowe ubona biza biva kuki bamwe kubera ko bamaze kumenya muri bamwe b'abanyamurenge ico bakunze cyane cyane kamvuge mu bwoko bwacu kubera ko twebwe mu bwaka bwacu niho ndi mu kubibona cyane kubera ko usanga bamenye yuko bamwe nimba ariko bamwe banafite na capacity yo kwakira ijambo ry'Imana rimwe rifashe nyaryo bamwe bahinduye comedy mu ikanisa aje kwivugira ibintu nuba ngo rero wa muntu icyambere nkuko wabivuze hari abategura ako bakaba bafite ubumenyi buke agategura agasoma kararasoma akumva ko iryo jambo yaramara agashaka uburyo arisobanura akabubura kubera ubumenyi buke first of all icyambere yaba rino tegeko ryari mu Rwanda yaba ryaririshe iryo kwiga theology rwose ubu n'ubujiji bwo kutiga kibazo ga theology n'ubundi no mu Rwanda bayisabye abayobozi abashumba bayoboye amakanisa
ariko aba evangeliste bagiye bari mu matorero nta icyo gihe abo bisabwa ngo nuja kubwiriza ngo birasaba rero ibyo rero birasaba rero abashumba bayoboye amatorero ari bo sasa babigiramo uruhare bwo ku buryo bwo kuvuga ngo abashumba bashire itegeko nk'iryo leta yashizeho bavuga ati ntago tuzongera gupfa kwemerera umuntu wese kuza kubwiriza tuzaza tubanze turebe uno muntu ninde tubanze turebe uyu muntu koko ibyo abwiriza bifite ireme icyo kintu kizofasha bamwe kwisuzuma no kwireba ntibazongera kuzazavuga kandi kizagitangaza kwa musanga umuntu karangongeye kuvuga hejuru y'amoko ngo atatu y'imyita ngo imwe ngo ikiyo ngo ibagira ngo ifashe ngo indi idafashe ngo indi ngo imeze nk'iki ukamubona abagabo basetse bakuru basetse bishimye basetse ukareba ikintu baba baseka ikintu cyabashimishije ukagishaka ukakibura ahubwo ni akababaro ni agahinda wagakwiriye kwifata ahubwo ukavuga ati ibi ndi kumva nibyo kandi igitangaje hari igihe usanga kuri umwe iri twebwe tw'isi kosa iwe akarirepeta uburyo arirepeta ni biba donc umutima nama uba utaramubwira ngo hano wakoze ikosa cyane rwose uyu munsi bamutumira nimba ari ayo mu moko y'imyita akayavuga hariya ejo bamutumira hakaja kuvuga imiceri ay'imiceri uburyo yayiguranye n'imitsi n'ifu inzara yari ibishe ubundi nawe akagira gutya ngo twaragiye ngo tubura ngo nkazamyiza umwana ngo umunwa ngo kugira ngo tube niba twabona ibyo kurya monsheri izo ni histoire zo kuvuga uwo tubwira twicaye nawe nk'aha hano tuhatuganira gusa apana mwikanisa apana kuri rutari hariya baguhaye umwanya wo kugira ngo ugende ubwira abantu abadakijijwe bakizwa abakijijwe ubungure sibyo ubomora iki inguma ni ukuvuga ngo ureba impande zose wa ubomora inguma ubereke yuko nubwo ari ibi bihe bari gucamo ni igihe gito tuzokivamo sibyo ni ukuvuga ngo ureba kubera ko ubu nyine turi mu ngeri zose twahuye n'ibintu abantu bahuye n'ibintu by'ibizazane wa sibyo hari abahohotewe hari ababuze bakanyagwa bakagira gutya bakamasigara rukumbi bagakenda bagakubitwa abantu barwaye trauma muri no minsi barwaye trauma ntiwabonye ikiganiro ejo bundi mu nyamakuru kazi umwe muri twebwe wagikoresheje umudamu hano mu Jadri hatanga ubuhamya avuga uburyo bafashe umwana we ku ngufu hano byabereka rero uranamuzi arapfa tamfashe ku ngufu arapfa ubu nyine aravuga ngo umugabo we yarwaye trauma hari mu nzu ntasohoka nyine ni ibintu byamugiyemo kubera ibyo yabonye bakoreye umwana we reba nk'uwo muntu ni iki uwo mukorera uwo muntu akeneye imbaraga nyinshi man narabibonye numva ndavuga ati kweri muri make abantu bamenye yuko hariya mu materaniro haba harimo abantu batandukanye cyane bahuye n'amasituwasiyo agiye atandukanye harimo yego abo baje guseka harimo abandi bakeneye ijambo ry'Imana kuko rifasha imitima yabo imitima ribakuraho bari mu mwijima man ni ikintu coro uretse no kuba wenda umuntu yarahuye n'ikintu wenda cyamukomerekeye ijambo ry'Imana mu mwanya w'ijambo nyine wari w'ijambo nico cyangwa mwikanisa bazashireho muri gahunda utuntu n'utundi nyiri umwanya wacu gapapa yibe yitereye commentaire yego ntakore commentaire zikabije hako kurya nubwo yadufashe nk'umunota umwe birakayitera abantu bagaseka wenda nabo bagasha mu maso rimwe na rimwe wenda hari nabaje bagize wenda bagaseka ako kakavaho ariko nimba ugiye kubwiriza monsheri tanga ikigomba gutwanga kuko nta nundi ugomba kuvugwa ni Kristo ibyo zo ni ku ijambo ry'Imana rivuga nta n'ikindi kigomba gutangwa ni Kristo kweri sibyo kubera ko none Bibiliya yose ni Kristo
nutavuga Kristo uzovuga nde? Uzoza utubwire histoire nanone, nimba ushaka uzoza ubanza uzutubwire kereka nutubwira histoire ukaza kuyisanisha na Bibiliya aho turabyumva. Ariko nimba ushobora gukora ikintu ukavuga ikintu none kibabaje umuntu akivuze hano ejo kitanafite naho gihuriye na topic arimo abwirizaho ntaho bihuriye. Etienne urumva rero ibyo bintu nico rero nje nza mfana nk'icyo wavuze nico nza mfana ni ibintu byumvikana. Bavandimwe mudukurikiye, niba turimo tuvuga kuri ibi bintu ni uburyo bwo kugira ngo namwe mudukurikiye mubashe kugira commentaire mwatanga cyane, abo muri kumwe ubashe kumenya nimba uwo muri kumwe ari umuvuga butumwa. Menya iyo batubwiriza cyangwa se iyo tubwiriza tubikora mu buhe buryo, tuba dufite irihe shaka. Nimba turimo dutera ibintu bimeze nko gusetsa cyangwa se amajokes, sinzi niba ari cyo kiba cyakindi kigamije. Niba uri umushitsi uratumiwe ahantu, abantu bagutumiye kubera ijambo ry'Imana riri muri wowe. Nimba uje rero ugatangira kuzana urwenya, ntabwo ari byo ngira ngo namwe mudukurikiye murabyemera muri ubwo buryo. Uwumva rero wese ko atari byo, uje muri commentaire tubwire. Nuwumva ko ari nabyo, uje muri commentaire dusobanurire impamvu wewe ndubona yuko ari byo cyangwa se urwo rwenya rwaba rukenewe. Ndagira ngo tugere ku musozo ugira ubutumwa ugenera abantu. Yes, tugana ku musozo burya yavuga ngo habwirwa benshi akumva beneyo. Ni ukuvuga ngo bino bintu bamwe hari bamwe nyine uzuhura n'umuntu akavuga ati nyabuna nyine tuza tubura uko tugira, ariko iyo tubibonye twebwe ntituzatwishima. Tuba turi mu ikanisa ariko tukabura uko tugira. Kandi abantu bakuru bamwe bashiriyemo baraceceka. Twebwe gatwaraje nyine twabaye ibyihebe, twabivuga tugaterwa amabuye ngo mwigize iki, ngo mwebwe mwigize iki. Ntacyo twigize cyo, ahubwo mwebwe mwabaye gute? Mwebwe muhamukora ibyo, muhamuvuga ibyo bintu, iryo vuga butumwa muhamukora mwarikuye. Bibura niva ngo mugere ikirenge mucande mu cya Kristo, niko Paulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cya Kristo nkuko nanje nakigezemo. Ni ukuvuga ngo nawe yakigeze mu cya Kristo, ariko natwe tukigiramo. Ni ukuvuga ngo abantu ndibaza muri ino minsi ikigero bazabageramo ni ikihe? Iyo dukurikiranye basogokuruza babwirije bakajabikana bande bano bagabo, sibyo? Etienne uzanye n'amahubiri yabo, iyo ubibonye aba bagabo bo imibwirize yabo iva hehe? Ni kihe kigero bageramo? Yes. Zava ngo utatemye uko se atatemye ngo azayitemike kuguru. Nukuvuga ngo nyabuna mugerageze, sibyo? Mugerageze mugende basi, nimba wumva ufite niyo nyota gerageza wihugure. Ikintu cyose ni byiza ko ushobora kugenda ukihugura. Nyabuna mwavuga butumwa mugende mwihugure. Mbere yuko were ku biheko n'ibindi, soma ijambo ry'Imana ubwira abantu. Numara itorero niba ryakomera kubikura, ubikure n'ubundi ntibizoshira nejo zogaruka ubihasange. Ariko icambere abantu bakeneye ijambo, kuko ijambo ririmo ibintu byinshi, ririmo guhumuriza, ririmo gutabara, ririmo mbese kurya umuntu ahavuga ijambo azarisanisha sometime n'ubuzima, akarisanisha n'ikindi kintu, ugasanga ugize ireme bitewe n'ikibazo ufite ugasubizwa.